Niki wava hano utamaye ahubwo garamahanga se wandetse ubundi bitewe n'ibintu byinshi twanyweye twariye ndumva nshaka kwihagarika pe. Nshaka kwihagarika hafi hase ko mbona nta n'ahantu hari ngo twatira tuwarete. Reka tujye hano hepfo ariko ndabona ari agashyamba. Nta kibazo nimba wabikorera mu ishyamba ntibikugore nta kibazo reka tujye hano hepfo urebe. Ariko urasigara hano ruguru. Oya nta kibazo nese urantinya ubundi waretse nkaguherekeza. Oya usigara ruguru. Nta kibazo tugende. Okay. Tugera hano. Tujyema urajyama ngaha Kanje hano ngaha nari. Okay nta kibazo. Oya ariko usigaye aho ngaho nta kibazo. Waretse se magwere. Oya usigaye aho ngaho. Okay nta kibazo ngo ugende. Se nkawe uraza urunguruka umuntu nta n'isoni ufite. Nateye neza. Nateye neza ko nta n'isoni ugira mvaho. Waretse nkakoraho mani. Koraho igeze. Nkakoraho nyine nese hari ikibazo. Muzeho hari iribi. Koraho. Cyakoze ufite ikibuno ndakuraho. Mbanye dukore di. Wowe n'ubundi nabibonye nta kintu umisha nasuramesha ibyo nabonye. Nimba wabibonye se. Igisigaye nyine nukuryaho. Urya iki? Hano sari ibiryo bihari. Ntago wava hano utamaye ahubwo garamahanga. Se wandetse ubundi. Ubundi wandetse. Wanjye amasaha twashize iminota myinshi ataragaruka ngo yabaye amahoro. Sheri nubwo no kunyitaba kwe ruhamanuke icyo yabaye ndi kubona ubundi wapfuyeho. Niki
ihangane ni ukuri Paul sheri Paul bari bagufashe ku ngufu sha ihangane ni ukuri kandi nawe wabishakaga oya sheri ntabwo nabishakaga ni ukuri kw'Imana ntabwo wabishakaga ase umva nkubwira ubundi kuva twamenyana utari wanampa ubundi nanjye wahise unama hano Mwishyamba yego sha twagiye iwawe sha byemeye oya nanjye ndumva mbishaka nuko sha wakwihangana oya ahubwo tuzamuke dutahe tugere hangana oya tugere urabyanze se burundu ndabyanze sha ihangane wapi urabyanze ndabyanze sha ihangane ni ukuri tugenda ahubwo nacyo nyine ubwo reka